ari ikintu cyanyoye rwose. Iki kisamani. Amafaranga siko yagiye mu. Oya wahora ni iki mani wahora ni iki. umva mani aho kambabwira Umva manze mvuga ibyanjye mani. Wenda wowe n'ubundi ahangane nawe turusha amafaranga. Ariko kiba nawe byibuze wenda uracyatekereza ko amafaranga aba. Naho njewe mani byaranze burundu mani nimbasha sinzi. Kamba kubita igitekerezo. Mfite ibibwana 9. Byimbwa se ingurube yanjye yabwaguye ejo bundi. Ariko mujye muratuza mwabasore. Ubuse ntabwo nagurishemo ikibwana kimwe ntabwo naguzika butura mwana. Nyereka mbabwire ako ibyo bintu ni ibiki mwana. Ngiye kanye ndababwire sibo. Mwareka mukaguramo ikibwana kimwe mukagenda mukacyorura ko ibintu bizagenda bigenda biryoha namwe mukaye amafaranga. Ikibazo ku kibwana. Iyi kabutura niguze 3500. Ikibwana cyo nakiguze nakigurisha 9,000. Hari ni mwana mwikora. Hari n'indi shati noneho indi naguranye n'ingi y'ibyibiwayiti byose. Umva nyine je ikibazo ku kibwana mane. Iyo deal urabizi ko yabyara amafaranga. Yakoye Maria Rosa we reka mubyize ukuri. Nta deal ibaho imbere n'inyuma buriya urumva. Hari ahantu no muri bibiri hari ahantu mweze mwumva bavuzemo ihene. Bavuze yuko n'abantu bari baragiye ingurube. Urumva? Bivuze ngo ingurube nicyo kintu cyonyine cyororoka. Je ndikubiza ukuri. Icyo kibwana cyoroye. Icyana ibibwana byanjye bari original abari karite number 1. Abo dore kuntu bimeze. Kibwana kimwe kibyagura ibibwana 9. Dore kuntu bimeze rero rwose Elisa. Njewe uzanyindika ikibwana kimwe. Nzakwahirira ibyumweru 2 buri munsi nzana ikiba cy'ubwanzi. Bandoga Cecilia. Barata kiri kibazo nje cyangwa kukubaza mwana. Kwibyo bibwana urumva. Undi kibwana kugira ngo kigire igihe cyo kubyara. Twari igihe kinganiye. Sha wacyahiriye ibibwana by'iwanje. Wacyahiriye ukajyata amazi amarongogwa byose ameza ye. 5 se 6. Ese reka mubaza. Nyine ingurube yawe nkuru amezi 6 bw'ibibyaye. Nese nicyo kibwana nagura amezi 6 cyaba kibyara. Cyawe ndari nk'imyaka yego se. Imyaka 3 n'umwana wariye nabi Imana maze n'umwana wariye nawe asi kujya kuvoma no kwahira mwana. Mvakubwire kiye mwana. Ujye muri kubwana mwana. Nje mvakubwire ntakubeshye mwana. Ngiye serari balance sibyo. Nage ibyo byo kujya kuragira mwana ngibi bwanago by'ingurube niyo wagira ute kabisa. Nje nubwo wabinera muri shinye ntibyamfata. Mwana ibaza ariko. Reba ukuntu mpagaze kandi wowe igizwe n'ifiri ryawe. Nta amafaranga ugira icyo ni cyambere. N'ipantaro wambaye menya wayitsinda. Nkubwo wigira ibiki. Uva kubwire mwana. Uva je serari ukuntu mbayeho mwana. Buri wese nyine agira style abaho mu buzima. Style ni ibiki? Style ni ibiki? Nyine nkubwire mwana. Nje style yanjye naga ariyo kujya kuragira mwana ibintu by'ibibwana. Urumva style yanjye ni sape urumva nkamera neza. Nese nago siko baca umugani mu Kinyarwanda ngo umusore utirariye nta rongora inkumi mwana. No baca undi mugani mu Kinyarwanda ngo umusore udakora apfa byiniyo bobo. Iyo bobo urayizi. Genda mwana. Wishaka keremo. Sari sasuka iyo bobo uzapfa byini byo bobo. Umva nkubwire mwana umva nkubwire. Asubundi wowe urabyumva ute mwana. Ibintu byo kuragira ibibwana we wabijyamo. Ibaza ariko reba kumbona nikoreye uzi kufumbere ry'ingurube ugera inuka. Ibyo biri nago mwana. Ngori nuka. Ndetse uzi amafaranga uzi parfait iva mu ifumbire ry'ingurube. Ose ifumbire none y'ingurube inuka kurusha ipantaro wambaye Taka mwana jemba meze neza. Jemba meze neza. Ahubwo dore kuntu ngewe byo kwagira ngo ni wa mwarimu yigishaga jemba meze neza. Jemba meze neza. Dore kuntu ibintu bimeze. Buri igihe cyose uri mu ifiyeri Gerard uzapfa nabi. Ahubwo Elisa ngiye agiye rwose mubwiza kuri ngiye nta mafaranga mfite. 4,000 gusa byonyine. Rero wowe ugiye kuzanyindika ikibwana kimwe. Mva nkumbwire ibyo bintu urabiza napfatire bya 2 byanyu byavuka. Sibite ko ari cyangwa n'ibyanjye gose bisa rwose nakuta umva mwana mva ngubwire mwana ari no kukugura uva je ngugire nawe mwana ayo mafaranga 2,000 wiya mwana ku kibwana wereba kandi kantu ugenda urukumva ugure mu tsape mwana urumva ugaragare neza mwana mu muhanda ibintu by'ibwana ngore tsape ni waje rute mwana je ibintu by'ibwana reka tsape mani tsape ruti yikabutura n'guzumba ibintu niyo pantaro wagira ngo aguze mende baradandaza oya mwana ibintu by'ipantaro nyine nago twashanga tuje kwiyerekana imyenda urukumva niyo mpamvu twaje nyine twambaye ko bisazwe rero wenda wowe nyine wenda ufite amafaranga n'iki byose ariko mwana nawe nago hatubwira ibyo korora ibibwana nago bigezweho dore kuntu bimeze ngewe iyo gahunda ni kutrayipa uranyindika ikibwana nzajya nkwahirira bakanyashizemo ngiye nyorore neza ubundi nyine tumukobwa nsa n'umugore agaze kamana mu kibwana mani mani cyo ni cheke mani ukame pisi mani abantu udafite amafaranga bambabona nyine tumugende mu bibwana ngeje yaje yamba uzapfa byini yobo kare nta mpamvu y'ibibwana mani twebwe tuba dufite imishinga ibyara inyungu mani tuba dupanga uretse ejo bundi uzambona mani mfite umufungo urenze kandi para kujya mu bibwana mani abasore bajye ahubwo se uriya mu baby man wo kuri cya gipangu gito umuki uriya mu baby man umuki
ari abakobwa bari kuza hariya sinabwiye ngo nshaka umugore Elisa sinabwiye ngo nshaka umugore uriya wo hepfo ngiwe nubwo bafite amanyanga nka yandi Yuda yagaragaje kuri Yesu ntiwamutwara umva je babwira yewe tata Mombasa Nairobi Mombasa nuriya nari ndi kuvuga mwana uriya uhepfo mana yanjye we urane wongeye gutereta uriya mana we ariko Rwanda urabyara umva babwire rero uriya mukobwa mwabonye wo hepfo uriya wo hepfo uriya niwe kandi niwe nubwo barenze dore iki giki ubundi umva nkubwire uriya niwe mukobwa mugiye kumbonana nawe mwiminsi sinimunsi se kubana uwo Gerard simunsi kubana we nimunsi ariko ryereka akavuyo gake mwa basore kambwira ikintu cyambayeho uriya mukobwa narifunze pe icyo gihe ingurira ngere yabwaguye ibwana bibi uragenda ku ibwana byawe oya mwiseka mwa basore mwe ntago bisekeje urumva ngiye biransekera tubara harida noneho kambabwire noneho so niba ushaka guseka uzaseka nawe wagiyeyo sibyo yema ntaguramba noneho sasa uriya mukobwa twarahuye ndatangira ndamubwira muzi byambayeho agose bana reka nkubaze utarakomeza ntago wenda ari kuguca mu ijambo n'iki cyose ariko ubundi reka nkuke bana ubundi uko batereta cyangwa icyuzi nibi bwana gusa none ufite diplome yabyo uzajya ni deposit ari abantu twabiminuje tuzi uburyo tubigenza abantu je nakubwiye ngo uriya mu baby mu mpigihe gito je uzaje muhereza amasomo urumva twe dufite aho dukora tukamenya aho bipfira papa wanje Elisa kibwana ndakikwemereye ni uriya baby ni mwemeza urakinyemereye anda koma ngewe ndakikubwa n'umutereta akakwemera nzakomera amatafara ni hariya mva nkubwire ese sha wari wakwitirwa nko mu isoko byibura ngo useba abantu bakubona ufake nkubwire mwana ibyo gukwitirwa mu isoko ngewe usundi baba bampora iki ipantaro rero yagusi nko kugenda basi ngo isani mani sentire mba nayifunze nta n'ibintu by'ikirumva sentire mba nayifunze mani muye pantaro noneho sasa muvandimwe amahirwe masa we ikibwana uracyemeye nyine woge uzisubire ariko genda ariko uracyemeye uracyemeye mani vuga kucyemeye wacyemeye ikibwana nawe amafaranga y'amatafarane ngira amafaranga ko ubundi wankubise agahumbi bikarangira nkakwemereza ari agahumbi bikarangira ngewe nzakumbira amatafarane kuri mu bibi wawe urutubwiye ko wamuterese byagenze ndi kumubona ubundi dore ukuntu byagenze basore Emiriwe amakuru se nasundi hanjye nyine nasiko naje no kukora ariko ninkubu wanshakira giki icyo ngushakira urazi ntabyo nzi nyine urumva intani nge muntu wambaye neza siri kwibona nawe ndakubona burani ndi umworozi rwose ndorora ingurube mfite ibwano byaranabwaguye ngiye buri uje si wabura ibyujya kumana ingurube oya ntabwo wajya ingurube nyine umva havamo amafaranga menshi ako nyine uri na mwiza ntabirenze ngiye muri kambwira ikintu nari nje kukubwira ikintu nari nje kukubwira ndagukunda kandi rwose ubona rwose ndi umusore mwiza inaha rwose baranyoha no kwa Esperansiya rwose ninjye bashyira ingurube ibacu rwose baranzi inaha ahubwo uri kubona bitajyamo unibagirwa isoni ngurankunda nibagirwe gusa waje ubitekereje nabitekereje n'utari wowe n'undi munsi uko ntuzongera ni nkomeze kugukunda nyibagirwa nsiba mu bwonko bwawe nta n'andi magambo mfitanye nawe ubwo bwose unyangiye iki kwanza se ko ufite iki nyine nuko byagenze nuko musetse akasobanura atekereza ubundi muri wowe ufite ubwonko bubara neza mwana ibyo birasekeje ko ndi kubona muri kwandika museka reba ariko mu bibi mwiza nkuriya kumbwira ngo aze mu bibwana mwana gusa nese uzambwira ngo agihene naragiye nagaragaza mu bibwana sinakubeshya kabisa ngo nyine ngo ninjye mworozi ngo ibibwana ngo nyine ngo ku munsi ngo mbyaza ngo 10 gaho nyumvira ubwo sibye nibi
uva nkubwire mwana uva nkubwire je rero nakubwiye ngo nimba ushaka gutereta umwana nje uzajya uza mwereze mwana ukuntu tubigenza ubundi uva nkubwire mwana ntago ari kuriya ariko mwana uzajya ngwanyaho amagambo ubundi se wanyemereye ikibwana se ubundi ndaje nkwereke ikosora sha umva umunsi yarambwiye cyo nari ndahagara yakubwiye ngo ndavuga ati tugiye mu mibare bakankuba aho we ntubyumvise zamubwiye ntubyumvise nabikubwiye ntabwo niyemeye basore njye ntabwo niyemeye mwana nuko nyine mpamvu umva kargasekeje ngo nta kintu nafite ngo kuko se ngufite iki warahasebeye mushuti wanjye umva nkubwire mani ntabwo ariko nabatereta abana beza bagezweho muri rurabo nase uzavuga iki umva je nkubwire je mfite ubundi buryo bwanje nkoresha bwo kugira ute bwo gutereta mana kambwiza ukuri nubwo waje umva kumbwiza ukuri icyo gihe ninaguze amavuta mashyashya urumva ahumura garagagura iryitanga rebera se ku mwana nkuriya mu bibwana ariko muvuga mukanseka mani nta muntu utaguseka kuko iyo nkuru nizere ko ari twe gwibwiye gusa ntazagera n'undi yibwira mwana usiko yagira nta n'ugutekereza mwana ikibwana wacemeye ukumva nje rero ndaje nikorera umva mwana nkubwire icyo kibwana ajya yavuze ngo ni 1000 bingahe ngo 10 na bingahe ikibwana ngibyo mbibitsa ibyo mbibitse ku mufuka wanjye none mwana nicyo ko umva huko mbaze babwire bajama banje sibyo noneho rero nje wundi ndabaza nkategura ibintu byanje babiri ugategura nyine nkategura noneho rero kambabwira jewe reka mbacika urumva njyewe nijye gutegura diru yuriya mwana neza urumva wowe umubona azagira ko nkakugira ndebaga umva jewe ukuntu azaba ndeba mwana azaba nyikoreshwaho urumva yanyigeregereje nese nkugirane umva rata mbabwire mwana uko njyewe ngiye kugenda ntegura ikuntu ibintu bizagenda neza umugambi nkunoze urumva buri gihe nzagaruka ndi kubabwira ni ibintu byaciye icyo nzi cyo Ajere nta Elisa komanda ukunyitiranye nje ntukangiranye n'idani Ajere nta Elisa risa ngiye n'ibwana bya 12 maze komanda n'ibwana zawe gutereta ubwo se bikumariye iki mane si ibwana nibyo uzagira umugore wararongoye mani je mabiri gurabumva mbirimo mani je tuza ubundi banze ry'ubusore bwanjye ariko arako nawe nyama mbirimo mwana je tuza ry'ubusore bwanjye mani ese kuki ni kunyihutisha shira ku isaha ariko je buriye ushaka guseba yigerezaho akwigereza buri wa mukobwa ubundi uzamushobora ko yaramukobwa nzamushobora mani ni ibintu byanje uzavuga n'abatiku batura wa mukobwa wari wabona umuntu barogeshe kunyara ku buriri ako suranyuma uzasubye urara unyara ku buriri gusa kare simbivuga ngo nayanjye bajye kubwira mwana je bundi bafite n'aba baby banarenze mani kurenza bari urumva banarenze mwana uriya rero ni toto ngagendo jya gutegura kagenda nyine turi kumwe mwana dore wa mukobwa we okay noneho rero ukuntu ibintu bigiye kugenda kanze nkwereke ngo ubu ni ukumwiyemeraho nicyo kigiye gukurikiraho mbanze ndebe ukuntu meze neza urumva noneho ubu ngubu reka nshyire telefone yanjye mo aramu ku buryo nitubonana tumaze guhura neza irahita isona nkitaba nk'abayobozi nkaho mfite akazi sigaye ubundi ikibwana cya Elisa mbe ndagikoreye je Gerard sinkina minota aha maze kwishyiramo ya mukobwa ndabizi neza ndamwemeza nje ntago yananira Gerard njewe n'amayeri menshi nzi ntago yananira uko kangende mpure nawe neza meze neza ndabona aratari ubwa mbere ariko nkubonye nzi hehe none narakubonye ahandi hantu nkubona ariko ntago nagize amahirwe yo kukuvugisha nakubonye uri gutambuka gusa nifuzaga kumenya akazina kawe kugira ngo nyine niba ngombwa tunamenyane urambuwe ariko izina ntabwo ari ngombwa numvaga nshaka kurimenya kugira ngo tumenyane birambuye urumva ntabwo tugomba kuba wenda mumbabarire gatoya halo oya ntago ndagera kuri office ntago hari ahantu nanyarikiye gatoya hari umuntu wagiye kureba wiwi mwazana ntacyo tukabafasha twabafashiriza rimwe nta kibazo je pense nko mu minota 10 ndaba mpageze wiwi naha basanga nibyo byiza nkahita mbabanza
ngahita mbaheraho nk'abakorera. Ibyo ni ibintu dusanzwe dukora, urumva ni ibintu dusanzwe dukora, tubikora neza kuko ibintu turabizi, twarabyize. Ndaje sawa, ego. nawe undi nitwa Munyana. Witwa Munyana? Ese munyamakuru wundi? Neza. Ni abantu bo kuri office bari bampamagaye hariya mu mujyi. Niho office yanjye iri. Urumva ni ibintu bijyanye n'itumanaho, bafite akazi kenshi, wenda ubaye uhageze wenda nka telefone yawe nkaguha nimero zanjye ukazamvugisha. Uburyo wanansura muri office, waza uramutse ugeze mu mujyi ya ukampamagara nkakwereka office yanjye aho iri, ukahareba ukahabona ku buryo wazajya unaza nawe nkagufasha mu gihe ukeneye ubufasha, nkaba nakwereka aho mba. Hari icyo se byo byawe bitwaye? Nta kibazo. Noneho uzananguye nimero zanjye, nugera mu mujyi uzamvugisha. Okay, izi nizo namba zanjye. Wazampamagara uramutse ugeze mu mujyi tukavugana, noneho ukansura ku office. None se nandike honde? Hajya ntabwo nabibwiye, ariko Gerard niyo mazina yanjye. Okay. Merci. Okay. Bo, urumva rero ko ku kazi barimo kumpamagara, nanyaruka nkareba umuntu nshaka, noneho tukazavugana kuri telefone. Nanjye mu mujyi bari bantumyeyo. Niyo uri kugana? Nta kibazo twajyana. Noneho tugendane. Tugenda tunaganira. Sende uragira ngo kuba twahuye. Ni nango. Ni byiza cyane rwose, buri urabona. Duherukana dupanga kora mu baby ngiye kumugira. Ahubwo iyo nkuru yiduhereza. Nicyo ngicyo buri nabahamagariye man. Kumwangiza kutubwira usamani wiyemera mu. Umva man, tuza naze nkore na karaporo. Uyu mutipa guhaye ibintu by'ubundi mwana. Maze nkore na karaporo man. Marata nibyo nakubwira. Maze nkore na karaporo. Mani tubwire man. Umva nibyo nakubwira. Umukipe rero aracyafite ubujinya abayandi bo bamuteye. Humura babwire. Ujya mu bebe baguteye indo. None wanje mufite Nose uri kugira ngo niwe nijye kumwiruka. Kada umva nkubwire. Byese ubwo gwego ndacyarimo kukwiruka inyuma yawe. Wowe Gerard tuza manze mubwire stage nakoresheje strategy hinduranya Mubwire zirakongereza. Umva nkubwire. Noneho ubu ndikwitoza iki kimashini kugira nansura nyine atazanyuza meshisho. Ibyo ni byo yakoresheje se man. Umva nkubwire. Noneho kugira ngo byemere. Nta nubwo nangira zisoma. Kamara akiriye telefone. Isomera izi message yanyandikiye noneho wirebe. Uvuge cyane yumve. Ayakuramo password ndibenye igisigaruka. Password. Telefone ni yawe. Telefone. Ugomba kuburi ku myako kugira ngo wemeze n'abakobwa. Kabende yinjira icyuma hanga akazanyuza mijisho. Uvuge cyane yumve. Sheri no kuri Imana ndarabona. Vuga cyane vuga. Urabonamo iyo kuvuga ngo nzaza kugusura iwawe ryari. Ubwire epfo buriye. Soma zose ntagire iyo utaruka. Kaze gatoya. Ntagire iyo utaruka. Shu waraye neza se. Naje niyo wese kwabonye. Ye nabwira ngo ndarenze. Mwe mukazana ibintu ntazi. Mane kumwe nabo ramutsinda, mane ramukwanze kuna kazi. Giye kunye gutumesa twe ngo twashira imana. Ibi ngibi nabo rapfa kubyumva. Ese kaba hasigaye. Ese bahana. Ngo Sheri no kuri uziko nongeye guhita nta rose ngiye. Niwe bari gutekereza. Ni injuga z'abakobwa mane. Azamukubita indobo y'umujama yiruka. Ariko wewe ukuntu bya yarambwiye ngo nta kintu ngiye. Mane uyu mujama nagazi guteta. Bibwana zawe byikuru ubundi bwonda bikumara iki. Kibazo mi cyane. Gerard akira. None tutaramamagara turi kumwe mane ngo tubyumve. Umva none aho ubwire rero igikurikiyeho. Oya kumuhamagara se. Jewe si kugira ngo jewe ngiye Gerard ubwego ngeze. Uriya mu baby hano ubundi bafite abandi barenze man. Nuko ubundi mwema mutanemera sinzi man. Yewe undi urabona reba ukwega ariko mbageze. Usubuso bwa mbere mwicaye no mubiro. Mubikesha Gerard. Mwebwe. Ari gukanda. Nyine ndi kwiga icyuma kugira ngo naze nzanamushyirira akaririmbo nyine atanyuza meshisho. Noneho igizakurikiraho hano haza bateretse ibipapuro bigeze nka
ndi kuvuga ngo iyi ni raporo ndi gukora uri kumutuburira ndi kujya nkandishwa ahangaha utuntu utica imashini y'abandi mama oya ntabwo nayica wa mutipe n'umutekinisiye yanabikora mani niyo inshuti yanjye irenze niyo nakica n'ubwo yakindisha nasuje reka nkubaza undi uriya mukobwa buriya umushinga ufiteho ni wowe undi uriya mupipi ugiye ufite ikintu cya mbere umutipe yarabwiye ngo njye ntakintu undi uriya mukobwa ufite ikintu cya mbere nshaka mani wa mupipi namenye yuko iwabo bafite amafaranga urumva uriya mukobwa rero njyewe icyo nshaka ni kuki n'amafaranga ni ukumurya amafaranga ubundi muhamagare mani muhamagare nuko nta n'amayinite mfite ese marwa nta mayinite mfite ariko nta bikaze mani ese umwe hari uyafite ukora muri ubu ngiye nkorora ingurube mani nyine yumva mubwire mani jewe nta mayinite buno mfite ariko mani uzi umubebe ugiye mpamagara oya mani aze shira muri mugabanya akavuyo ubundi mugabanya akavuyo twumve shira muri oparire mumve mbese ukuntu gasona iyo ari umpamagaye umva ariyo soni iyi soneri ya Nokia mani umva iyo soni iyo ari umpamagaye urabona ko rero twaganye mucikije kumwitaba